Haleluya abakunzi b'icyizere, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Imana ikomeje kubarinda kandi ikomeje no kubarindira. Imana ibaho umugisha. Ndabakunda rwose abantu mudukurikira ku Cyizere TV. Imana ijye ibaho umugisha. Mwamutwereka ko muturi inyuma, mukadutera courage. Iyo muduteye courage rero kuriya natwe duhita tugira imbaraga kuko tuba dufite abantu baturi inyuma. Imana rero ibaho umugisha. Hari akantu rero ngira ngo tuvugeho muri iyi minsi, tujye tugerageza guhugurana muri byose. Ariko ni ijambo ry'Imana, ariko kajya karamfashije kajya kamfasha, tujye tugerageza kubikora. Iyi Zaburi nubwo nayisomye, hari umunsi nayisomye nyivugaho, ariko nubwo ngiye ntayisobanura nk'uko bikwiriye, ariko Umwuka Wera niwe ujya urushaho kudusobanurira twebwe. Muri uru rugendo ngiye ntabwo ndi intyoza, ariko muri uru rugendo ntekereza ko mu by'Imana nta muhanga muri uru rugendo, ariko ngo dushobozwa na Kristo ugira gute, uduha imbaraga. Rero niyo mpamvu mbabwira ngo uyu murongo wa 2 wo muri Zaburi ya 41, Haleluya, ujye umfasha cyane, ujye umfasha. Ngo hahirwa uwita ku mukene. Mwabyumvise? Hahirwa umuntu wita ku mukene. Ngo Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Ako kantu narakumvise nkatekerezaho. Bise mujya muyisomeye Zaburi, mujya mugerageza musome. Hari igihe usoma ukaba wakuramo igisubizo cyawe. Ngo hahirwa umuntu wita ku mukene. Ngo Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Ubwo uzi ikintu nakuyemo kuri wa munsi w'ibyago, nuko uzibutsa. Uzi ko burya Imana nayo ijya yibuka, kandi Imana irazirikana. Rero muri iyi minsi numvise ari twafata izindi ngamba, nubwo biba bitoroshye, ariko nubwo bitoroshye, nubwo bimeze gutyo, gira neza wigendere, ineza uba uzayisanga imbere. Abantu hari igihe ugirira neza umuntu, ukabikora ubikuye ku mutima, Imana ikabyishimira, ariko wowe ukaba uzi ko ukoze igikorwa, ariko wa wundi ubikoreye akakubera undi. Ariko ibyo wibyitaho, wibitindaho, gira neza wigendere, ukurikize iby'ijambo ry'Imana rikubwira. Nasomye ijambo bushize ngo Imana izakurinda, nimara kukurinda izagukiza. Rero nukora icyo gikorwa cy'urukundo ubikuye ku mutima, na wa wundi ugikoreye agashaka kuba yakugirira nabi, Imana izakurinda kandi mukoze isoni mu maso y'abantu. Kora, witinya umuntu, kora kuko Imana iri kumwe nawe. Kora kuko Imana izakurinda, kora kuko Imana izakubera amaso. Wite ku mukene, Uwiteka azagukiza ku munsi w'ibyago. Imana izagukiza ku munsi w'ibyago, Imana izagukiza ku munsi w'amakuba. We bikore wigendere. Icyo usabwa ni kimwe, wirinde kugendera mu kivunge, wirinde kugendera mu kigare.
byo ugomba gukora ukora uko wategetswe, uko umwuka wera yakuyoboye ukore, utagendeye kuri kanaka, utagendeye kuri kanaka, kuko uwaguhamagaye uramuzi, uwukorera uramuzi. Sibyo rata? Uwaguhamagaye uramuzi, n'uwukorera uramuzi. Kora kuri wa munsi, ushaka icyo uzibutsa Imana. Kuri wa munsi wagezeho bikomeye, ushaka icyo uzibutsa Imana. Mbese hari ikintu waba ufite wazibutsa Imana? Niba utagifite rero, hera ubu wivomera amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa. Ibintu birakaze, ibintu birakomeye. Ubu igihe kirageze ngo abe ari wowe na Yesu wawe, mwembi aba babiri, ari wowe na Yesu mube babiri. Ubu amazi ntabwo ari yayandi. Inshuti, ni inama nakugiraga, ube maso, twishakire ibyo tuzibutsa Imana. Twishakire ibyo tuzibutsa Imana. Nubwo biba bikomeye, nugera muri cya gihe gikomeye, nugera muri cya gihe inshuti zagushizeho, hari igihe uba ufite inshuti mukaba inshuti magara, bikaba mbese inshuti magara. Ariko hari igihe kigera za nshuti zikakuvaho, ugasigarana wowe na Yesu wawe mwenyine. Ukajya ugenda mu nzira ari wowe na Yesu, mu buriri ukagenda ukaba uri kumwe na Yesu, ahantu hose ugiye akaba ari wowe na Yesu. Za nshuti zaragize gute? Zarakweretse mu bworo bw'ikirenge. Rero nabakanguriraga kugira ngo twongere dukanguke, twishakire ibyo tuzibutsa kuri wa munsi, aho wagezeho rukomeye, ugira icyo wibutsa Imana. Imana nayo ntabwo ijya yibagirwa, Imana irazirikana. Nubwo wakorera umuntu byiza bya mirenge ukagira gute, ariko umuntu ajya agera agahinduka. Inyuma y'umuntu hari undi. Haranira kuba umwe na Yesu, kuba inshuti na Yesu, tugirane ubumwe, kuko Yesu niwe nshuti nziza idahinduka, niwe nshuti nyanshuti, niwe nshuti magara, niwe nshuti magara. Abana b'abantu turibagirwa vuba cyane, turibagirwa, guhumbya no guhumbura. Ariko Yesu ntabwo ajya yibagirwa, Yesu arazirikana. Yesu niyo wakora akantu gato kakamukora ku mutima, ntashobora kukwibagirwa. Ariko umwana w'umuntu uramukorera ugahinga, ukagerageza buryo ki bwose ngo urebe ko wamunezeza. Anezerwa akanya gatoya, akandi kanya akaba yakugirayo. Ati ubundi uriya bite? Kuki ariho, kuki agenda? Akaba yajya kugushakira ibigukuraho. Kandi mwari muzi ko muri inshuti. Inshuti ni Yesu, niwe nshuti magara, niwe nshuti nabonye, niwe nshuti utajya ugutererana, niwe nshuti utajya uguhana mu byago no mu makuba, murabana. Niwe nshuti nyanshuti. Dushake ingingo izaturengera ku munsi w'amakuba. Nako kantu nashaka kugira ngo mbabwire, tugasangire kandi katubere inkomezi muri uru rugendo, katubere inkomezi muri uru rugendo.
akabando muri uru rugendo nubwo bitoroshye kugira ngo wemeze umwana w'umuntu. Abantu turaruhije, abantu turagoye, abantu twabaye ba nta munoza, ariko dushake ingingo iturengera, izaturengera ku munsi w'amakuba, ku munsi w'ibyago. Uharanire kugira ngo Imana ikwishimire. Ntuzanezezwe ko ngo ngewe ngo nshimwe na kanaka, ngo ngewe ngo gushime, ahubwo vuga uti mbese Yesu ngewe nawe tumeranye gute? Haranira kugira ngo wishimirwe n'Uwiteka, Yesu akwishimire, aho kugira ngo ushimwe n'umwana w'umuntu ariko Imana ikugaya. Irebe isange nigushakira ahantu hose igushaka ikubure, ibure n'akantu na kamwe yakwibukiraho. Reka dushake ikintu cyatuma Imana itwibuka, dushake ikintu cyazatuma Imana itwibuka kuri munsi w'amakuba n'ibyago. Twishakire icyatuma Imana rata izatwibuka kuri wa munsi mubi. Ndabakunda, Imana ibahe umugisha.